Turabasuhuje abakunzi bacu, mwongeye kwirirwa cyangwa mwaramutse, twizera ko mumeze neza cyane. Natwe Rubavu tumeze neza cyane, abakunzi ba Rubavu Buy and Sell tubifurije ibihe byiza n'amahirwe masa mu byo mukora byose. Tubifuriza kandi kudukurikira no gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ibagezaho amazu agurishwa, akodeshwa n'ibibanza by'umwihariko mu karere ka Rubavu. Uyu munsi rero amazina yanjye ni Biziyaremye Emmanuel, turanga amazu n'ibibanza n'akodeshwa, ibigurishwa n'ibikodeshwa mu karere ka Rubavu. Uyu munsi twabazaniye iyi nzu muri kubona y'akataraboneka. Ni inzu nziza ikomeye, nkubwira ngo ikomeye rwose. Uzi ko ni Rubavu habaye imitingito, habe no kugira no guhungukirwa kabisa. Ni inzu ikomeye, wabimenya ari uko wayisuye, wayigezeho ufite gahunda yo kugura ukabyibonera. Iyi nzu rero nk'uko mubibona iri mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi, ku muhanda uzamuka ujya kuri stade uvuye ku Giponda, hafi aho ngaho, iri hafi ya kaburimbo. Ni inzu nziza ifite ibyumba 7 na toilette 6, ikagira salo na salamanje hasi na cuisine, hejuru naho hariyo salo n'ibindi byumba. Inzu nziza yubakishije ibikoresho bikomeye rwose, iragurishwa miliyoni 80 niyo mafaranga iyi nzu ishakamo. Uramutse wikunze cyangwa se ufite gahunda rwose, waba uhashye imari nziza cyane. Iyi nzu nkuko nabibabwiye, wenda muri ibyo byumba byose ntabwo byose birangiye, hari ibiri kuburamo bikeya. Amatoilette, hari amatoilette amwe atarimo, ariko iby'ibanze cyangwa ibikomeye byarakozwe. Uramutse uyishaka rwose waduhamagara ukaza ukayisura, cyangwa se ushaka kutubaza ibindi bisobanuro waduhamagara kuri izo nimero zacu. Aho ni muri salo, salamanje n'amayesikariye ajya hejuru. Inzu rero ni nziza rwose nk'uko mubibona, ni inzu ikomeye, ni inzu ya vuba, ni mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Gisenyi. Ushobora kuyigura, ushaka kuyituramo, ushobora kuyigura ikajya kwinjiriza amafaranga, nabyo birashoboka kandi menshi rwose. Ni inzu nziza, inzu nziza rwose ku muntu waba ufite gahunda, afite n'ubwo bushobozi, yaba aguze imari nziza cyane. Kandi icya mbere ni uko uza ugashima inzu, wamara gushima tukaguhuza na ba nyirayo mukumvikana, ibintu bikagenda neza. Dore aho ni hanze, igipangu cyayo nacyo ntabwo kijyanye nayo. Wayiguze washyiraho igipangu cyiza, kuko nabo nibyo bateganyaga gukora. Ni ukuvuga ngo hari ibiri kubura, yaba korotire, wayishyiraho korotire nziza ijyanye n'igihe n'amasuku ya nyuma mu nzu, ukayikora ubundi ikarangira, kuko ariko yaba ari inzu nziza cyane. Ni karibu rero, dushimira abakunzi bacu, tubibutsa gukora subscribe kuri iyi channel yacu yanyu Rubavu Buy and Sell. Ibyiza biri imbere, wowe icyo usabwa no gukanda subscribe, video dushyizeho ntizajya igucika, kuko wasanga harimo imwe yakugirira akamaro. Cyangwa se ushaka inzu yo kugura, ufite umuntu ushaka inzu yo kugura cyangwa gukodesha mu karere ka Rubavu. Twibutsa kandi n'abafite amazu mu karere ka Rubavu bashaka abakiriya, yaba kugurisha yaba gukodesha, rwose telefone zacu zirahari, mukaduhamagara, ako kazi tukagakora kandi neza. Iyi nzu rero igeretse rimwe, iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, ku muhanda uva ku Gipondo ujya kuri stade, aho bita kuri Jolibwa, ni aho ngaho. Nkuko mubibona ni inzu nziza rwose, iri mu kibanza kinini gifite metero 20 kuri 25. Ni amasuku ya nyuma make gusa, kugira ngo irangire burundu, irangire neza.
Ni inzu nini ifite n'ibyumba binini cyane rwose, waje ugasura niho wabyibonera, rwose tubashishikariza baba bari mu Rwanda, baba bari hanze, ufite ubushobozi bwo kugura inzu Gisenyi, inzu nagushimira ni iyi ngiyi, nta yindi ni iyi, miliyoni 80 ugatunga iyi etaje rwose mu karere ka Rubavu, nziza yo guturamo, etaje yo guturamo, ntabwo ari iy'ubucuruzi, ifite viyu nziza, uba ureba mu kibuga cy'indege cyose, uba ureba umujyi wa Rubavu wose, ifite viyu nziza cyane. Ni karibu rero, ni karibu, dushimira abakiriya bacu, dushimira abamaze gukora subscribe, abaduha ibitekerezo, abaduhamagara, abaduha inyunganizi, rwose mwese ni karibu, ni karibu kuri Rubavu Buy and Sell, tubagezeho ibyiza, tubereka n'amazu meza nk'aya asobanutse rwose. Hano rwose ndizeza umukiriya cyangwa ufite ubushobozi, iyi nzu ntigucike, ni inzu nziza cyane, ni inzu nziza mu karere ka Rubavu, ushobora kuyituramo, ushobora kukwinjiriza amafaranga, ibi nk'ibyo byose. Amazina yanjye ni Biziyaremye Emmanuel, murakoze cyane, mugire akazi keza.